kuki Kiremwami ashobora gushyingurwa nyuma y'amezi 7 nikerekana ko urupfu rwa Kiremwami ntago ari urupfu rw'umuntu usanzwe batwaye na generali birumvikana ariko no kuvuga ngo abanyapolitike bakunze no gufata urupfu rw'umuntu bakarujyaza umusaruro bashobora kuba bamushyinguye mu gihe cyo kuzamura amarangamutima ya wazarendo abene igihugu bayumvamo iyo tuvuze wazarendo buri wese arabazi bazaza kumva ko bakomeza kwitangira ibyo Kiremwami yahataniraga ko hari urujijo nanone ku mugabo witwa General Omega aricyo bamwe bavuga bati dushobora kuzajya gutya tukabona araje ngoba agejejwe hariya ku mupaka ubuheza nguni bw'amoko urabyoka ko yari yavuze ko atazagaruka mu Rwanda igihe azagaruka mu Rwanda igihe nta mutu tuzabari yarabivuze ni ibintu biri ku mugaragaro duhere kuri Omega abashobora kuvuga bati nituramuka dutangaje ko yapfuye biratumarira iki muri politiki impande nyinshi cyane okay yari irimo ikera gati ntago yari izwi ninde wari kumurasa bwa mbere ninde wari kuko ingabo za Kongo nazo zavugaga ko yari imitwe ihuriweho igomba kujya kurandura FDLR telekomvikana turi kugenda bivango na FARDC ubwayo yari kumurasa iyo bishoboka bakanavuga ko Kiremwami agomba kuba yaramuhaye information ya mbere yuko operation ije kumuhiga ihari hakaba hari M23 nayo yagombaga kujya gukora izo operation kuko n'umwanzi wabo usanzwe Dr Oscar Baninda yatangaje ko AFC M23 itabonye General Omega mu ndaki yabagamo muri Kanyamahoro aho yatangaje yuko iyi ndaki bayigiyemo bakamubura yego agize ati amakuru ye muzayamenya tuzayatanga vuba turacyamushakisha ati nge nageze mu ndaki ye indaki ya General Omega iri Kanyamahoro munsi y'ikirunga cya Nyiragongo nta urimo ariko n'umurambo we ntawo twabonye izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turabasuje omerere mu mpande zose zisi mwebwe mukurikirana ibiganiro byacu umunsi kundi hano kuri Gasaro News ni kuri turabashimira cyane ndetse mukomeze mukore subscribe huko musanzwe mubikora no kuri ndabona turi kugenda tuzamuka ndikuwe na Ayubu n'umuntu wacu yari yarabuze kongera aboneka umeze neza ndaho ibintu n'amahoro nazanye na subscribers bashyashya baboneke kubera baboneke kubera wowe ariko ni munsi hiyongereho rwose nibyo kuko nabonye audience ibifite umuntu ikunda nyine bakundukwe nundi akaza agasengura bakamukunda akamanyuke nukuri kandi which is good ndabikunda cyane kuko nyine hari abantu bagomba kwiyongera kubera undi muntu turi gukorana amakuru ni meza nyine nishimiye kongera kubana namwe kandi narimenyereye nishimiye kubana namwe yego rakoze cyane ayu wari umeze neza nawe nanjye ndaho ni izuba gusa ry'ejo mva no biteye ubwoba iryongera riragaruka twa tuzi ko rirangiye ariko ubwo niko bimeze ariko nanone abantu ntidushima umugani imvura iragwa tukarira izuba rikava tukarira abarakaye ubu nabari bamenye bishimiye ko imvura itangiye none kabigiye ego ariko nanone ku bahinzi ibintu byose ni Imana ibigena ko ku bahinzi nabyo bibara akarusho si byo se yego umuhinzi izuba rivuye ararira imvura yagwa nibwo twishima ariko imvura ifite akamaro kenshi ko n'izuba naryo baba ntawe urakarira Imana ibyo yagennye yego ariko imvura usanga ifite ingaruka nziza nyinshi ku bantu benshi yego ariko nanone izuba naryo buri yo hari abarimo guseka bishimira cyane iyo season abubaka mu zuba mu gihe cy'imvura nabwo biramugora akavuga ati nubundi nzi ko mu mwanya muto bishobora kugira ikibazo nyine biragoye ariko rero Imana nyine niyo mpamvu yitwa Imana igakora ibihora bisimburana ari uwizuba nyine bikamugera ari uw'imvura bikamugera ari babyibalansinga gasa hari ibintu Imana ikora bimeze nk'ibyago ariko ari nko kugira ngo ibintu bibe nko ku munzani nyine yitwa Imana kandi nibyo koko reba mvu yitwa ishobora byose ayo wari umeze neza ariko turaho nta kibazo kidasanzwe nta gikuba cyacitse Imana ishimwe yego ayo ndashaka duhere kuri uyu mugabo witwa Tshisekedi aho ubona ko ibiganiro
bisa naho ari kugenda asa n'ubyikuramo aho uhuriyeho na mama 23 aho ubona ko we atarabyiyumvisha ari nabyo bamwe bavuga bati nyamara ibiganiro bya Doha bishobora kutazagira umusaruro cyangwa se ingaruka nziza ati kuko nawe ari kwerekana yuko nta ruhare nta ruhare yabigizemo. Wowe ni ibintu wabonye gute rero aho nabandi bavuga ati bisa naho ari gufata ku gakano? Yego rakoze cyane Gasaro, ni ijambo yatangaje ejo bundi ubwo yari yitabiriye kongere nkuru y'ishyaka ryo ku butegetsi ariko rihuriyemo n'andi mashyaka urugaga rwitwa Union Sacrée. Yego ubwo ni itsinda ritagatifu ngira ngo urabyiza wowe umukristo Sacré no kuvuga ngo ni ikintu gitagatifu. Yego ubwo rero no kubyita Sacré nabyo bifite icyo bisobanuye cyane ko Kongo tuzi ko yigendera ku mahame ya Kiliziya Gatolika cyane kuko abenshi ari abakatolika. Rero mu gutangaza ijambo rye n'imigabo n'imigambi nyakubahwa Tshisekedi yatangaje ko atazigera agambanira Kongo ngo nta na rimwe azigera yigurisha, nta na rimwe azatererana abakongomani, nta na rimwe azigera ababangamira inyungu rusange z'igihugu. Iryo ni ijambo rya politiki ariko ni naho yatangarije ko ibiganiro byose atagiramo uruhare, ataba yateguye, ko atazigera na rimwe abyitabira. Nibyo ubwo byumvikane ko nibyo baritabiriye kuko amaze kwitabira ibiganiro ndavuga leta ye bitari bikeya n'ibindi byari biri mu nzira bizi bya Doha. Kuba rero yatangaza ko atabiha agaciro ndetse by'umwihariko bikaba bizwi ko yavugaga kiriya kiganiro cyangwa inama yari yatumijwe na Thabo Mbeki perezida wa Cyuigi wa South Africa, bigaragaza neza nyine ko arimo kugenda yikura mu masezerano. Ariko rero buriya niba ntihuse hari ikintu bita abayobozi cyangwa abanyapolitike babigize umwuga, hari ikintu bita consommation domestique iri interne. Hari gihe bavuga ibintu ari ukugira ngo bashimishe abaturage, ari ukubayinga icyo bita public opinion. No kuvuga ngo abaturage banjye tubyite nka propaganda Gasaro. Abaturage banjye ni iki bashaka kumva. Muri bya bihe muribuka ko ni nko kuyobya uburari nanone. Muribuka ko yajyaga avuga ngo Mwenderesi Karimushi avuga ngo nta na rimwe azigera yumvikana n'inyeshyamba nabo baturanye, yavugaga ngo biteze ibibazo ngo uko byagera se ngo bazahurira mu ijuru, ngo nta na rimwe bizabaho atake azaba ari perezida wa Repubulika. So hagati aha rero yari yongeye yagiye kubonana na babandi yasuzuguraga cyangwa yavugaga ko adashobora guhura nabo batari abanyagihugu n'abandi nkabo. Byari ngombwa rero none ko yongera akavugurura ibyo yavuze. Byari ngombwa ko ageraho akerekana ko akiri wa wundi chef de la nation, chef d'etat ukomeye, uganje, ufite ubushobozi buhambaye, mboni ya benshi abari uhagarariye Imana ku isi. Sicyo bikana neza mvuze mu mboni ya benshi, ntago bivuga necessairement ko ariko mbyemera, ariko nzi ko hari ababyemera gutyo. Niba rero wa muntu ukomeye wigeze kuvuga ijambo imbere y'abana be, abana be n'abaturage be nk'umwami, akaza kuvuga ko atazigera abonana n'abana, nyuma bakaza kubona umuperezida wa Cyuigi wa South Africa amutumiranye na ba Kabila n'abitwa ba Katumbi, Nanga, Thomas Rubanga n'abandi n'abandi nk'abo ngabo, kandi bitwa ko ari bo banzi be bakomeye babandi yari yaravuze ko atazigera avugana nabo kubera ko barimo kugabanyamo Kongo ibice. Byari ngombwa ko aza kuvuga yamvugo noneho isize isukari, ivuga ko rwose atazigera agambanira Kongo, bityo abaturage bakaryama bakagira gute bagasinzira bavuga ati perezida wacu abirimo. Ubwo no kuvuga ngo abazi politike na bagenzi be hari gihe bamuri mu maso bakavuga bati no munyapolitike uri imbere y'abaturage be bamutoye, ni ngombwa ko avuga kuriya. Ariko se koko birashoboka ko ibyo avuze azabyubahiriza? Ariko se ingaruka z'ibyo yavuze zo azazikwepa, azazeshapa byibuze ngo tuvuge ngo birarangirira mu kumugirira ikigongwe bavuga ko yavuze kubera impamvu za politike? Ni ko isi iteye baraza kubifata gutyo cyangwa biraza kumuzanira ingaruka wenda cyangwa huzana ingaruka za environment politike turimo kwerekezamo? Ni icyo ngicyo Gasabo. Yego nabonye n'abacira imwami wabibonye ko bashyinguwe. Yego ari byo bamwe bavugaga bati ariko navuga umuco burya na buri gihugu n'umuco wawe. Yego urabizi ko yari amaze amezi agiye kuri 7 yarapfuye. Tuba twaramwibagiwe. Yego nanjye naratunguwe. Bavuze abantu benshi baratunguwe bati ese ciri mwami nabibonye mu bitekerezo byabo ati yaba atarashyingurwa se yaba niyi saha umurambo we wari ugihari. Yego ariko
tugiye kubona tubona uti yashyinguwe ashaka ko ari mwe mu bantu bamaze igihe tuzi natwe none tutarabo twumva mu bitabo bamaze iminsi bari ahantu hagize hacecekewe niko nyarumva abadivaniste bavuga yego kumara amezi 7 buriya yarabitse mu byuma se kuki ubundi inyungu yo kumubika umurambo we ni ihe sha na agashya ndetse akaba yanazamuye iranka ngo nyuma yo muri imbere yo kumushyingura ibi bintu nabibanye muri Kongo ariko abakongomani tujye tubitondera bagira n'imigenzo myinshi cyane baba baracyabandwa nabo buriya babona bagiye kumugira n'imandwa nkuru we yego na Colonel Rugabisha yashyinguwe bice mu Rwanda gatinga baza leta n'abarwanyi ba 23 yego ari cyo kintu mita noneho mperaho isaha ngaha ko hari urujijo nanone ku mugabo witwa General Omega aricyo bamwe bavuga bati dushobora kuzajya gutya tukabona araje ngoba agejejwe hariya ku mupaka bati u Rwanda mwakire uyu mugenerali abandi bati kimwe nuko mushobora kuzatungurwa mugiye kubona mukabona bati na Omega nawe yashyinguwe kugeza iyi saha urupfu rw'uyu ngurupfu navuga iyi nkuru y'uyu mugabo witwa Omega sha ni inkuru yabaye akasa mutwe mu bantu ndetse nabonye n'abatangaje iyi nkuru nabo bakibaza bati ubundi umugabo witwa General Omega yabaherereye hehe. Urakoze cyane Sandrine unagize neza kuko mfashije gutekereza byagutse kuri abagabo bombi kubuhuje Kirimwami ukabuhuje na Omega yego kuki Kirimwami ashobora gushyingurwa nyuma y'amezi 7 nikerekana ko urupfu rwa Kirimwami ntago ari urupfu rw'umuntu usanzwe wese na generali birumvikana ariko no kuvuga ngo abanyapolitike bakunze no gufata urupfu rw'umuntu bakarujyaza umusaruro no gushyingurwa kwe bigomba kubyara umusaruro wa politike urumva gupfa kwe politike bigomba kuba politize bikaba byara umusaruro wa politike byumvikana neza ntago ntagire utubyumva ngo agire ngo wenda no kubyishimira cyangwa haraba babyishimiye no yapfuye fine abarira murire n'abanyapolitike nabo baraza kuri ariko abanyapolitike baraza kubibyaza umusaruro mu rwego rwa politike yego so niyo mpamvu ujya kuva nka Gaddafi aho bamushyinguye ni hazwi yego niyo mpamvu wumva Osama bin Laden bagiye kumuta ngo mu nyanja kubera ko ahantu bamushyingura umuntu nka Kirimwami niba yarafite wenda duhere kuri Omega ashobora kuvuga bati nituramuka dutangaje ko yapfuye biratumarira iki muri politiki impande nyinshi cyane okay so Kirimwami rero mbanje nkasoreza kujya Kirimwami baba barategereje mu gihe runaka yego timing bigahuza n'igihe babifiteho intere urugero bashobora kuba bamushyinguye mu gihe cyo kuzamura amarangamutima ya Wazalendo yego abene igihugu bayumvamo iyo tuvuze Wazalendo buri wese arabazi bazaza kumva ko bakomeza kwitangira ibyo Kirimwami yahataniraga yego baze kurwanya wenda amasezerano yaramaze gusinywa nibo bareba bati iki gihe kirageza nuko Kirimwami tumushyingura tukanamotiva n'abasirikare baguye ku ruga bene wabo baguye ku rugamba imiryango yabo ndetse n'abandi basirikare bamaze kudizatinga bamaze kuta morale baze kubona ko yashyinguye mu cyubahiro kandi ko yazamuriwe iranka bityo yiswe umumaritiri nabo bibatere abamaritiri yego ishyaka n'uburakari abamaritiri ngira ngo urabazi neza nabahowe Imana mu madini niko babita bari nabo bahindutse umuntu intwari y'igihugu yego hari n'urubanza rwa gisirikare imanza za gisirikare z'abadizata bo muri Kongo bahunze urugamba bamaze iminsi barimo gukatirwa imyaka myinshi cyane rwa burundu gupfa n'ibindi yego ariko bari abije bo mu rwego rwo kuzamura morale ko bishoboka ko waba uri generali ukitangira igihugu ugahatana paka kugeza ugitangiye ubuzima iyo rero bari nicyo kintu babagamije tugarutse no kuri Pacifique ntawunguka Omega urabizi ko yari exfari yabaga amashyamba ayoboye FDL n'ibindi nk'ibyo ngibyo anubashywe tubyongereho oti anubashywe kuko yagaragaraga nkaho ari umwe muri generation cyangwa abantu ikiciro cy'abasirikare bari hagati mu myaka ntago yarashaje abarwara kabije kandi iki ntago yari umwana kuko yahunze ari liyetona urumva yari afite iranka ikomeye kandi yagize ahunga ndavuga mu gihe cyane umunsi yari generali yanyuze mu ayo majeranka yabaye mu mashyamba abafite akantu ariko bira kenshi aba exfari kuko nibo kenshi bayipangiraga ariko exfari ushaka kumenya agaciro ke yari afite gakomeye ushaka kubireba mu buryo bukomeye ubanza kureba yahoze afite iranka kuko yari leta icyo gihe yageze mu mashyamba wenda kuri za operation arazamurwa agira gute ariko buriya umuntu byombi bifite icyo bivuze byunganirana n'ama training yanyuzemo iby'ubupilote iby'ubukomando yanyuze muri training nini cyane
ariko by'umwihariko akagira n'akantu k'umwihariko k'ubuhezanguni. Yego. Ubuhezanguni bw'amoko. Urabyoka ko yari yaravuze ko atazagaruka mu Rwanda igihe azagaruka mu Rwanda igihe nta mututsi uzaba arimo. Yarabivuze ni ibintu biri ku mugaragaro bizwi. N'uwayabibwiye nawe arizewe kandi wabitangaje. Yego. So ukavuga iki rero Sandrine? Gupfa kwe urabizi ko yapfuye ejo bundi igihe byari byakomeye mu gace ka Zagoma, okay, muri Kivu y'amajyaruguru, ahitwa gira ngo ni Kamahoro. Yego, za Kamahoro naho habaga indakeye, habera imirwano, ariko ikaba yari imirwano mu by'ukuri irimo nka confusion, yari irimo ikera gati, ntabwo yari izwi ninde wari kumurasa bwa mbere, ninde wari kuko ingabo za Kongo nazo zavugaga ko yari imitwe ihuriweho igomba kujya kurandura FDLR. Turi kumvikana? Turi kugenda. Bivuga na FARDC ubwayo yari kumurasa iyo bishoboka. Bakanavuga ko Kirimwami agomba kuba yaramuhaye information ya mbere yuko operation ije kumuhiga ihari. Hakaba hari M23 nayo yagombaga kujya gukora izo operation kuko n'umwanzi wabo usanzwe historique. Rero amaze kuburirwa irengero uziko hahise hatangazwa ko yapfuye. Mu gutangaza ko yapfuye abantu abishima barira bararira n'abategereza barategereza. Mu gihe hakiri ibyo ngibyo haba ikiganiro n'abanyamakuru. Yego. Dr Barinda w'umupolitisiye, umuntu yavuga w'umuhanga muri politike cyane pe, akoresha imvugo yatunguye benshi avuga ngo ntabwo yapfuye, ariko aranatangaza ngo iki ngo bategereze vuba aha. Katuze tubirebe niba harashaka kubitubonera bidusomera wenda. Yego. Kugira ngo tuze kubabwira amakuru yizewe uko uyu mugabo yasubije. Yego, Dr Barinda yari umuvugizi, sinzi niba kira nawe muvugizi. Yego yaracyariwe. Yego, bya politike. Yego. Dr Oscar Barinda yatangaje ko AFCM 23 itabonye General Omega mu ndaki yabagamo muri Kanyamahoro, aho yatangaje yuko iyi ndaki bayigiyemo bakamubura. Yego. Bagezeyo basanga ntawe uhari, nyine birumvikana ntabwo yari kuba kiriyo, ariko bivuze ko aho indake yari iri ubwo yari birindiro bye. Ubwo bivuze ko FDLR bari bayirukankanye irahava bayikuye mu birindiro. Icyo ni cyambe birindiro byayo byari byafashwe. Komeza. Atangaza ko amakuru bazayatangaza. Yego. Aho ya Oscar Barinda yagize ati amakuru ye muzayamenya, tuzayatanga vuba, turacyamushakisha. Ati nge nageze mu ndaki ye, indaki ya General Omega iri Kanyamahoro munsi y'ikirunga cya Nyiragongo. Ntawe urimo, ariko n'umurambo we ntawo twabonye. Amakuru ye ya Oscar Barinda hari ijambo avuzemo ngo tuzayabamenyesha vuba. Yego. Amakuru rero akaba uyu mugabo Oscar Barinda yaracaga amarenga ko General Omega ushyigikiwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba atarapfuye. Kandi iyo ni inkuru yo usirengero rye ryakomeje kubura ujisho until now, n'ubu turi kuvuga iyi nkuru. Iyo ni inkuru yo kugihe. Yego, reka tubakotinge ni igihe.com. None se Sandrine yavugiye iki ngo bazabitangaza vuba aha? Ikindi vuba aha ngaha bisobanuye iki? Turimo turibaza nyine kuri kuko aha hari muri Werurwe. Muri Werurwe none tugeze mu kwa 9. Amezi 6 arihiritse. Vuba aha yo muri politike ishobora kuba umwaka utaha, 2, 3 cyangwa icyumweru gitaha cyane. Ayego, ariko kuki yari yizeye ko azatangaza vuba? Yari gutangaza icyambere ko yapfuye, yego, cyangwa ko yaburiwe irengero, cyangwa se ko bamufite. Yego, ni ibintu bitatu. Nta cyakane. Yarapfuye, ubwo ugomba kwerekana umurambo we. Umurambo we ukaba nakoreshwa DNA test iyo bibaye ngombwa. Cyangwa se yarahunze iyo bigenze gutyo, cyangwa yaburiwe irengero nabyo bagatangaza. Ashaka no kuba yaguye mu mirwano umurambo we ntuboneke kubera bari bitwikane biturika. Niba ari bombe ishaka kuzikamukubita kivanga n'abandi n'ibisigazwa bye ntibiboneke. Ibyo birashoboka nabyo. Hanyuma ariko ikintu gikomeye ahubwo dushaka kuvugaho gatoya, biranashoboka ko AFCM 23 yanamufata. Yego. Uduhere kuri cya kintu navuze ugize neza kubuhuje Kirimwami nande gutinzwa gushyingurwa kwe bikamara amezi 7. Bishobora nuko byanahuzwa no gutinda gutangaza urupfu rwa Omega, bikozwe nkana, bikozwe strategically muri politike. Turikumvikana, cyangwa ari ugutinza urupfu rwe, gutangaza urupfu rwe. Bashobora gutinda kubivuga ko bamufite kubera inyungu za politike, bagashobora no gutinza kuvuga ko yapfuye kubera inyungu za politike. Impande zose zirashoboka. Yewe n'igihugu avukamo nacyo gishobora kuba kibizi kikaba kiretse.
turikumvikana impande zombi kizi ko yapfuye kizi ko yahunze gifite na precision cyangwa kizi ko cyanamuhawe kikaba cyitonze. Ni henshi cyane twagiye kumva mu gitondo kimwe tukuva mu gitondo ngo ingabo z'u Rwanda zatangaje ko zifite Sankara akamara bikagaragara ko atarayaje muri uwo mugoroba yarahamaze iminsi runaka. Turikumvikana neza. Ni kenshi cyane twagiye mbese muri politike amakuru nibo bayarekurira igihe bo bashakiye. Okay, so bivuze ko rero byose bishoboka cyane kuri Omega. Tugasubira inyuma gatoya. Yego. Aho tariki 25 Mutarama ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gukwirakwira amakuru ahamya ko General Omega yishwe n'abarwanyi ba 23. Aya makuru yabanje gufatwa nk'ukuri ariko nyuma haboneka andi aca amarenga ko imurwanyi yabakiriho. Aho umuvugizi wa FDLR Foka ni Kiyengoma we yatangaje ko amakuru avuga ko General Omega yapfuye atari ukuri. Ati uyu muyobozi w'ingabo zacu nta kibazo rwose ari mu mirimo araganje. Ari hese. Rwose ni muzima imirimo ari kuyikora nkuko bisanzwe. Ahubwo iyo mirimo ari kuyikorera he? Ayikorera he? Ntibishoboka ko ariko nanone Ayubu tugenekereje. Yego. Ntago twahamya kariho cya satariho ariko yaba yaranapfuye kuko uyu muntu navuga ko ari uyu mugabo Omega afatwa nk'inkingi ya mwamba muri FDLR. Niko bimeze. Binashobora no kwa byanagorana guhamya yuko atariho kugira ngo bidaciki abandi ba FDLR intege. Bivuga ngo nanjye nkunganiye ko amahirwe cyangwa ingorane nyinshi zuko yapfuye wabiha amahirwe menshi kuko bifite probability nini wena 51 kwijana. Yego. Kubera ko icyambere yakabaye ariho. Yego. Yakabaye ari active. Icyakwihutira no kwagaragara. Yego. Kuki atari active? Yahita agaragara cyane muri FDLR. Bavuga bati turahari dufite turimo turakoreranga. Ntabwo amara amezi 6 ucecetse. Abandi rero bikavuga ko bashobora no kuba ngafite na mama 23 wenda akiri kumuvura gibiki kucyonga zo. Icyo nicyo cya kabiri. Kirumuna cya kiriya gikurikiranye ariko kiri hafi yacyo nicyo uko yarabari mu maboko ataraye. Yego. Amaboko ataraye ategereje gusa kuzamubyaza umusaruro wa politike mu gihe runaka. Icyo nicyo kirashoboka cyane. So Omega rero FDLR yabimufite ariho ari muzima ari mu kazi. Urabazi buri amakenga nawe ari mu bagaba b'ingabo batajya bakunda kugaragara cyane mu nyamakuru. Ariko ntashobora kumara amezi 6 tutamenye ngo ari hehe yavuze iki. Akora ibikorwa kabisa bibona biri big akagaragara ukabona. Urabizi ko n'igihe mu minsi yashize mu kwa Goma ikimara gufatwa urabizi ko acacaye inkuru ngo yapfuye bamurashagiye subyibuka birangira bigaragaye yagiye gusura abarwayi kwa muganga bari muri za FRDC. Urakoze cyane yego aba report bari bafashwe n'abandi kuki yabikoze na Omega rero niba yumva ikinyarwanda nawe azajya hana tubwira ati cyumva ko cyumva cyo azagende ajya ahantu avuga ati bavuga ati Omega uyu munsi yaje cyangwa yabajyaga bakora n'ama interview kuri za BBC mpuzamahanga mu myaka yashize sinzi niba nawe yarajyaga avuga ariko ibimenyetso bisimusiga biragaragaza ko ibye bidasobanutse neza kugeza ubu ngubu. Gusa igihe kikaba cyavuze tuva kuri iyi ngingo ko amasoko menshi y'amakuru aca amarenga ko General Omega kiriho aho na Brigadier General Ronald Twivanga yasobanuye ko RDF itashyikirijwe General Omega ariko ne tugasubira inyuma gato yaho umuryango wabibumbye wabonye ko avuze ko ngo igihe ibirindiro byaterwaga ngo washobora kuba ari mu iki birindiro habwo amugani reka tuzategereze ngo ese niba barimutse tuzageza igihe wa mugani tugire gutya tumenye aho yimukiye ntabwo nyuma y'amezi 6 twakabaye tutahazi ntibishoboka. Aya mezi ni menshi cyane yego ni menshi pe Twivanga wari uvuze gutyo nawe ibyo yavuze nawe nibyo akwiye kubavuga ariko birumvikana ko twategereza tukazareba ko ibyo yavuze koko ariko bimeze ariko ibyo Omega bizageraho bisobanuke buri cyane bizasobanuka n'ibyacira imwami urabizi ko byafashe iminsi bati yarashwe abandi bati ntiyarashwe abandi bati arahari birangira finally bigaragaye yuko yaba yarashwe kadukomeze dutegereze wa mugani ikizakurikira n'ubundi amakuru se katari ibanga twibutsa ko FDLR ari umutwe w'abajenosideri ntabwo tuvugaho nk'imitwe isanzwe ni umutwe w'abasize bakoze jenoside mu Rwanda ba Omega buri abantu bajya bagira n'amakosa Sandrine ntabwo twese natwe turimo mu gukosora ariko ntabwo FDLR ari umutwe urwanya ubutegetsi ntabwo ari umutwe witerabwoba no umutwe w'abajenosideri. Yego. Omega arazwi ko yari liyetona muri leta yakoze jenoside yakorewe abatutsi. So no abantu babi bagize ba nabi ku buryo bibaye byiza yafatwa akajyanwa mu butabera cyangwa agataha akajya mu butabera agahabwa imbabazi n'igihugu. Yego. Yego. Ayu
izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niyo hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.